Yes, twonge kubasuhuza mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikiye 5 kuri 5 nk'ibisanzwe ndacyari kumwe na wa mukobwa w'abanyarwanda bakunda cyane. Abanyarwanda baragukunda. Cyane ukuri ko Abanyarwanda barankunda. Kandi ari we witangira uhamye uvuga ko ngo na munyarwanda wagushaka. Nyine na munyarwanda wanshaka pe nkuko babimbwiye ngo na wanshaka. Nyine abantu bagenda nege ngo na muhungu munyarwanda uzagushaka kandi nanjye nawe nyine gushaka rega. Kubera iki sutabikeneye? Gushaka ni ngombwa. Nawo gushaka ari ngombwa pe kuri iyi vision nabwo bikigezweho. Cyambere uko mbona dusambana bikarangira. Nayo gushaka si ngombwa reze ngiye nimbura ndashaka ambwiye ngo suzashaka ngiye nta ndwana niki. Nuvuga ngo wowe cyo wikenereye ukeneye umugabo uzaza ugusambanya. Uzansambanya tadusambana kuko na wanshaka nyine byaranze zishakira umuzungu. Sesubdu twisambanira nitahire se tu. Ese wewe ngo ngomeze nyine negereza umugabo kizanajya twisambanira nkitahira da. Ukisambanira nawe ukigendera. Tubariye byiza. Tukiri kuri iyo ngingo yo gusambana. Akubundi mbahura umbwira uburyo ufata ubundi gusambana we kugiti cyawe. Gusambana mbifata nk'igikorwa cyiza cyane kidyoha. Yindi gikorwa utagiranye n'ikindi kintu niyo nyigezeho ntangira kuvuga indimi. Nyine ni ibintu bidyoha cyane. Urase nka shokora burango ni shokora ngo ziraryoha. Banago ziryoha gusambana ni ibintu bidyoha cyane. Nyine binezeza umubiri wawe ku buryo ushaka kubibura mu buzima kumva ufite ikibazo ushaka no kurwara stroke. Kako wabuze umuntu musambana. Yo gusambana ni igikorwa cyane nkunda ngewe. Nye numva sinzi uko nakigereranya nacyo nuko akundi kubura umukiri ufite amafaranga ya danje biba bikudyoheye nyine ufite nari kintu kimwe kwisubuzi ni ngiyo uri gusambana wumva nta kintu kimwe isi yose ari yawe. Ese hari umuntu wigeze musambana wowe bwawe utabiteguye tu? Abantu benshi hari abantu cyadusambana nyine tutabiteguye kubw'amafaranga tukisambanira. Oya nabwo mu mwabiteguye kuko amafaranga se. Oya nese ko nibambwiye turahuye ndi kugendera mu muhanda angiriye irari arambwira ati rero mfite 40 yanjye nakuntu wazuka amakanu kamwe ukikomereza ndambwira ati ntari bizinkiyeho nago nazigotwa so akabarazi imaye nisi wambwira ngo turabiteguye se nagari ibintu duteguye pe ni ibintu nyine bije gutyo turabikora da nta bindi na wundi mubano uri hagati yacu mubano uri hagati yacu uri gusambana gusa tukisambana nage nawe yego so byumva se Diana urwego uriho ko numva hoya nagara urwego rubi nukuri so urwego rubi kwa ko hari ukuntu nyine rega man nyine ya bintu biradyoha pe hari ukuntu abakobwa bavuga ati ibiryohera ngabahungu gusa kandi nge nabigenzuye nkora raporo nsanga abakobwa nicyo turyoherwa nitwe twumva uburyohe kurusha n'abahungu nibaza ahubwo abahungu babikumvira hina ahungu babwumva ariko cyane cyane abakobwa 100% niko tugomva yego niko twumva shamani bro buriya ibintu biradyoha pe ese ubundi ubwo umuntu akobaje ngo uri muntu ki wasubiza ngo kidiya ndi muntu ki ndo umukobwa n'umugore uvanze hamwe ndi umukobwa ndi umugore ko je nza ndi umugore nuko nabaye umugore sigi umuntu yarongo wese ari umugore ari umugore neze sibyo yarago bize ngenzi ko umuntu yarongo haba ari umugore nukuri niko mbizi umuntu yaryamanye yasambanye ibyanga byakunda aba yarabaye umugore ako n'umukobwa wese aba ari umugore abakobwa barasambana cyane subizi nawe ndise wewe wigeze kumbwira ngo utazi ko wamusambanyije icyo gihe kuri waba ari isugi se abarise gusa nyine abakobwa twatu abenshi cyane mbamba nyine barabaye abagore nyine tu ako nkaburi bundi niyo kintu njya nibaza ngiye manumva no gushaka twayatubireka kubera ko nubundi se nta kintu ubutazi mu rugo usije guhureyo na stress mu rugo ubundi ugiye mu rugo kumara iki ubushatse umugabo wiki nubundi urasambana na nimwe utazi y'inzobe y'igikara y'umuhondo urayizi ushatse umugabo wo kumaza iki shagiye nuko banumva natazanashaka nundi naje kuba umugore kera ejo bundi buriterura mbwiye ngo inanga ngo hari inanga ngo zisagwe nyine hari abahungu sira kandi bahungu bagiye inanga z'umweru hari abahungu bagiye inanga z'umuhondo ntago zibaho inanga z'umuhondo ngiye naraziboneye kabisa hari abahungu bagiye inanga z'umuhondo pe naraziboneye 100% gutya nazihagaraho nkazihamya ho nkibaza zananga barasamahuri zitera inda inanga isa umuhondo gutera gutera inda mw'abahungu mwe mutubwire abahungu nasanze bafite inanga z'umuhondo mumbwire
intanga z'umuhondo zitera inda. ahubwo so waretse bakazagusuzumiraho bakareba ko zitera inda. Wa mugana igihe umuntu uzifite umuntu nazibonyeho azambabare azongere azimuhe ntabwo nzanywa ikinini ndiwe kazanera inda. Kandi umwana yigutwitseho umunyarwanda naba ndeba uburyo bwahagirana. Nise mbwahagirana nayibyara sasa nayibyara Koko wowe shangiye uruse nabyara nkamushyira hariya nkagaruka mu kazi nkakora. Ko buryo mbona utavamo umukobwa wabyara mwa. Yewe subira urebye ukana sinavamo umugore mwiza koko. Wowe njyewe nabavamo umugore mwiza cyane. Muri comment batubwire ngenda bihakanye. Mba mubaye mumbwire uko mundeba gutya uko mubona neye. Ndi muremure mukobwa mwiza w'inzobe. Sinavamo ikigore cyiza rata. Cyiza cyane. Nuko inavamo umugore mwiza. Nguza ubwoko bwabyo. Inzi ubwoko bwabyo byose. Twatubwiye se watuganirije tukabimenya natwe. Wowe rega we nasanze utasobanukiye bino bintu. Nasanze sinzi icyazo ufite pe. None se bihari manza gusobanurira ngo mbimenye. Uya wenda ushaka utansobanura nyine ariko dusone muri rusange. Abantu muri rusange ko babizira. Nyamara ngerega mbana nawe nawo ngo benshi mbanira basobanuriye. None se ngiye kuhuye ko wowe nasanze wapi nta kintu kibereye. Nanjye niyo mpamvu ni mu gusaba. Gusengerwa ukeneye amasengesho. Yewe ukabyarawe rwose. Ubwo ikintu nge nagufasha no kugusengera. Ngaho se. Cyo nyine nagufasha ngusengera ukava mu bujiji urimo. Ubuhe? Kuko uri mu buyobe. Ubuhe buyobe nyine? Undi muhungu nkawe. Ungara nkawe nk'ukuntu ungana ugomba kuba hari ibyana ufite nko ku munsi ukaba ufite ibyana bitatu ugomba kurya. Ukaba gusambana nabyo. Uwo mugongo nkawukora idea. Umugongo sindagwe ko gusambana bitera umugongo. Usambana rega. Nje nakuze ariko mbyumva. Ariko byumva ngiye yigeze nsambane se ku mugongo utarazi. Ngiye nasambanye nta mugongo urandya pe. Nyine nigiye wende yo nagiye mu bintu by'ibibada n'ibiki ariko ntago ndasambana mu mugongo ndi. None umugongo kujya wabyaye. Nago sinzi ubwo umugongo sinzi hano mukura. Koko. Ngo nsobanurire umugongo uva. Oya reka twivugire ku bwoko bwabyo nanjye wenda rigireho. Ngo hari iki harya. Undi abari ubwoko bungaye. Abari ubwoko bungaye biterwa. Ahubwo se muri wowe ngo hari wenda reka nge ibyo nzi ngo hari umushokanki ibintu nk'ibyo. Ufite nk'uwe muri ibyo ngibyo. Ufite iki muri ibyo? Ufite iki? Ufite iki muri ibyo? Ufite ibyo byose ndabifite. Oya se gute? Ibintu byose ndabifite pe. Nyewe wangiye wahageze ibintu byose urabihasanga. Wowe wakashagenda. Hoya nagomba ndi gukabya. Ngiye n'ibintu byose ndabyujuje. Kandi mba nizeye. Uri proud y'ikintu uza ndi proud y'ikintu igitsina cyanjye. Kutari kukivuga neza. Y'igitsina cyawe. Ndi proud yacyo. Ubu neza pay. Hari umuntu wigeze aguha ubuhamya wariyeho. Nahi umwana ikambwiye njyangu wese naryamanye nabo bambwiye ko bamva ndyoshye meze neza ari mu mazi mfite amazi noroshye. Ati rwa mukobwa ucengezamo ugasanga ni mukagatari rurakomeye rurabishye ni rubi buri bikobwa hari ibikobwa byose ubona nyine hari ubukobwa ubona ukavuga ati uyu mukobwa no kwisura yarabishye pe nuzajya wumva umutima ukubwiye gutyo ujye umenya ko abishye nka size yanjye rwose ukuntu niterengewe iyo umboye no mu maso kamanuka neza uravuga ati n'umukobwa afite amazi aryoshye ukangirira irari burya mba ndyoshye buriya mfite amazi ngewe aho usubigiye nicare hano nubwo yize ubona ameneka si kwa muhungu ushaka uba urwaye reka nirwarire bazigiye amazi yamenekeye nicaye hano umuhungu unyicaye imbere akaba atabibonye koko nta n'ikibazo yagize anagira basi ngo aba arimo yumva utuntu hasi utuntu ushaka uba urwaye pe ni ukuri uradwaye wa muhungu wandangiye umuganga ibaze iri gihe nicariye hano hose ko butandebye wandangiye umuganga afite ikibazo gikomeye cyane pe afite ikibazo gikomeye biravurwa se biravurwa ibyo bintu bigakira nimba ushaka kuba utari na muzima ushaka utajya unashyuka ahubwo cyane usi ugishyuka mbwiza ukuri oya ntabwo ugishyuka reganje ndi imanzi sinshyukwa hari ibintu ntabwo urabimenya sinzi n'ibyo ari byo ntabwo urabimenya nuko bimeze ahubwo reka ngubaze Dia none se
mu buzima bwawe kuva wowe waba Diane kuva naba Diane wowe Diane nyine ni iyihe mboro nyine uvuga ati kabisa ewana ariko utazi bya bindi byawe ngo by'agacimbu hoya mani ngufi yani iryoha pe nukuri ngiye nzabihagararaho kuko ndazizi ingufi iraryoha byahatari rese ari umuco mito no kugira n'iki nibihe ukunda ngiye nkunda nyine ku muntu ntwara gake pana kuza utikura mu mwobo nabi nukuri kubera nsobanura mbyumve nyine dusobanurire fata igihe cyawe dusobanurire umuntu gutwara nyine neza akagenda akagutwara neza nyine ukagenda ukajya muri mood ya sexy ukumva kuri kumufiringa nari kugufiringa ni wa muntu nyine mushaka gukora mugakora mpaka n'iminota 30 igashira ni wa muntu igurangiza niyo barangiza mu minota 10 akarangiza akahita yongera ngamusubiza muri mood ako kanya abakomeza tugakora sexy nta bintu by'ibiruko bigiyemo izina ry'Imana nuri kubyumva wowe ngo kwa kundi uri gukora sexy n'umuhungu agomba kugutwara gake ari umuhungu uza nyine no n'umujinya wose akahita gutikuramo nawe gukora sexy ari ukuzita ujombamo banza ushyira umukobwa muri mood nawe ujye muri mood nyine ujye muri ibyo bintu bifiringa ubona ko inzira urimo ari gukora sexy apana kuza mutikura mujomba ibyo bintu se byabaye wapi hari ukubwira aho ngorega mumeze gutyo muza mujombamo n'umujinya ngo rekifunga cyambe nuko ari ukurangiza nge nagizo ngizo wazinzana aho nguje kundangi ngo nukurangiza gusa ushaka naguhaye igiceri cyanjye ibyo wabimbwira oya twantwara neza ndabikubwira tugati ntwara neza cyangwa amafaranga nayadye ntunarangize ndamutse nanze kubumbura amaguru mbonye umeze gutyo niho uryoherwa ukagira nyine ukiyumvamo umuntu agakwiyumvamo shaka umurera neza ubutanga zaguha bonus maze ukamuha umupuri wawe neza umupuri wanjye neza nkakongeza n'akakabiri n'akagatatu wese ni gute ufasha umuntu nyine ukamushyira muri mood kabisa gahunda ikagenda neza nasha umuhungu kumushyira muri mood biba byoroshye kabisa sho umuhungu bya ni wamukora mu mutwe gusa kumushyira muri mood yo gusambana oya ariko ntago abantu bose ari bamwe